Turabasuhuje bene data, ubuntu n'amahoro nibane namwe. Tugeze umwanya mwiza wahanditswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa mbere kugeza kwa 15. Ufite umwanzuro uhora tugenda runono, kubwira bugacya hora dukuramo abantu, we ntagira konji ndetse ntagira uruhuko, akora igihe cyose ibye biteye ubwoba, yahereye kera ayongobeza abantu, bakurambere baca bo bose yaratwaye, we nta n'umatinya ndetse ntawumuhunga, aho waba uri hose yashatse aragutwara. Isi iteye agahinda, isi iteye agahinda. Nimutyo dusenge. Data wera udukunda uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza. None ngwino utuyobore muri handitswe ngo ijambo ryawe tugiye kwiga abe ariho kutuyobora, kuko ari waryandikishije udusobanurire, kandi buri wese uri ahangaha uteze amatwi ijambo ryawe ubane nawe. Mwuka wera agenderere umutima buri muntu wese, abe ariho kutwungana ko tubasha gukora ibishimwa nawe, utubasha kugendera mu ijambo ryawe no kurikunda mu izina rya Yesu, amen. Iby'ubuhanzi ni birebire cyane, yatinyutse deni abera aramujyana, kuvuga amatungo n'abantu biragorwa, inyamaswa n'inyoni n'ibisigara atwara, iyajya gutwara ntarobanuranamo, inyamaswa z'inkazi n'udutoya arajyana, abakomeye n'aboroheje arabajyana, abaka ingurane nta n'ahamwe ajya ahezwa. Isi iteye agahinda, isi iteye agahinda. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa mbere haragira hati: kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati meshejwe umuhungu n'Uwiteka. Adamu na Eva babyaranye umwana wa mbere w'imfura, bamwita Kayini. Gusa uwo mwana yavutse nyuma y'uko bamaze gucumura, avukana kamere y'icyaha. Natwe twese dukomoka kuri Adamu, tuvukira muri kamere y'icyaha, kuko twavutse nyuma y'uko Adamu acumura. Kandi muri uwo murongo haragira hati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Mu kuvuga atya, Adamu yarahamije ko kubyara umwana ari umugisha uturuka ku Uwiteka. Dusoma muri Zaburi ahagira hati dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Biri muri Zaburi 127 ku murongo wa 3. Salomo yahamije ko iyo umuntu atagize amahirwe yo kubyara, aba abona aruhira ubusa mu byo akora byose. Dusoma mu Mubwiriza cya 4 ku murongo wa 8 ahagira hati hariho umuntu nyakamwe utagira uwo babana, ndetse ntagire umwana cyangwa umuvandimwe. Nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo, kandi amaso ye ntahaga ubutunzi. Ajya yibwira ati ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanjye ibyiza? Ibyo nabyo ni ubusa, ni ukuri, ni umuruho mubi. Mu gitabo cyitwa Mwuka w'Abahanuzi paje 54 haragira hati Kayini na Abeli abana ba Adamu bari batandukanye mu mico. Abeli yubahaga Imana, Kayini we yararimitse ibitekerezo by'ubwigomeke, kandi yajyaga yitotombera Imana kubw'umuvumo wageze ku isi kubw'icyaha cya Adamu. Abo bavandimwe bigishijwe ibyerekeranye n'ubuntu bwagiriwe ikiremwa muntu kigahabwa agakiza. Basabwe kumvira bicishije bugufi, bakagaragaza ko bubashye Imana, kandi mu gusogota iriza ry'itungo, ukwizera kwabo kukarangamira umucunguzi wasezeranywe, maze bigahamywa n'amaraso n'igitambo cyoswa gitambiwe Imana. Iki gitambo cyagombaga guhora kibibutsa icyaha cyabo n'umucunguzi uzaza akabera umuntu igitambo gikomeye. Amabyiruka ya Kayini imfura ya Adamu. Kayini akiri muto yajyaga yigishwa na se Adamu inzira z'Uwiteka. Yigishwaga icyo gutamba ibitambo bisobanuye, kandi akingingirwa gukiranukira Uwiteka mu nzira ze zose.
Ariko Kayini yari afite ibitekerezo byo kwigomeka, maze yitotombera Imana kubera umuvumo wari warageze ku isi no ku kiremwa muntu ukomotse ku cyaha cya Adamu. Yemereye intekerezo ze kugendera mu murongo umwe n'uwateye Satani kwigomeka, kwishyira hejuru no kutizera ubutabera n'ubutegetsi by'Imana. Biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya 39. Kayini yari yaratwawe n'ubutunzi no kwinezeza mu isi yavumwe kubera icyaha, maze abanyambere mu baramya Imana y'iyi si Mamoni. Biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paji yaho ya 44. Nyamara no muri iki gihe hariho abantu benshi bameze batyo. Ibyanditswe biravuga biti, bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka biruka batirinda mu cyaha cya Baramu, bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Biri muri Yuda ku murongo waho wa 11. Mu Itangiriro cya 4 ku murongo wa 2 haragira hati, arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Abeli yari afite umutima wo kuyoboka Imana. Yabonye uburyo Umuremyi agaragariza ubutabera n'imbabazi abantu bacumuye, maze yakira ibyiringiro byo gucungurwa afite ishimwe ryinshi. Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 39. Abeli yabaye umwungeri w'intama, naho Kayini we aba umuhinzi. Iyo niyo mirimo bakoraga. Abo bavandimwe barageragejwe kugira ngo berekane niba bazizera kandi bakumvira ijambo ry'Imana nk'uko Adamu nawe yageragejwe mbere yabo. Bari bazi uburyo Imana yashyizeho kugira ngo umuntu akizwe, kandi bari basobanukiwe n'uburyo bwo gutanga amaturo Imana yari yarategetse. Bari bazi ko muri ayo maturo ariho bagomba kugaragariza ukwizera Umukiza, ari we ayo maturo acureraga. Nanone kandi bakamenya ko kubabarirwa kwabo ari we gushingiyeho. Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 39. Kandi bari bazi ko igihe bishingikirije ku mugambi wo gucungurwa, bazaba bahamije ko bumviye ubushake bw'Imana. Iyo amaraso atameneka, nta kubabarirwa ibyaha kwari kubaho. Niyo mpamvu bagombaga kwerekana ko bizera amaraso ya Kristo nk'inshungu yasezeranyijwe, bakabigaragarisha gutanga igitambo cy'itungo ry'uburiza. Usibye ibyo, bari bazi ko bagomba kuzana umuganuro w'ibyo bejeje bakawumurikira Uwiteka nk'ituro ry'ishimwe. Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya 39. Kandi ku murongo wa 3 haragira hati, bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Kayini yaje imbere y'Imana yivovota kandi yuzuye ubuhemu mu mutima we ku bijyanye n'igitambo cyasezeranywe, ndetse n'umumaro w'ituro nk'igitambo. Impano ye niyerekanaga kwicuza ibyaha. Nk'uko benshi bajya bibwira, Kayini yibwiraga ko yajyaga kuba yerekanye ubushobozi buke iyo aramuka akurikije neza umugambi w'Imana, akiringira byimazeyo gukizwa n'igitambo cy'Umukiza wasezeranijwe. Nyamara yahisemo kwerekana ko we ubwe yihagije. Yajyaga kuza uko yishakiye, ntiyajyaga kuzana umwana w'intama ngo avange amaraso yawo n'ituro rye, ahubwo yazanye amatunda ye nk'umusaruro uvuye mu mirimo y'amaboko ye. Yazanye ituro rye nk'ushaka gutona ku Mana kugira ngo bitume yemerwa. Kayini yumviye Imana, yubaka igicaniro, azana igitambo, ariko arangwa no kumvira kudashyitse. Umugabane w'ingenzi ari werekana ko akeneye Umukiza yarawirengagije. Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 39. Ku murongo wa 4, Nabeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Abeli yazanye igitambo akuye mu mukumbi, akurikije amabwiriza yatanzwe n'Uwiteka. Umuriro uva mu ijuru utwika igitambo cye. Abakurambere n'Abahanuzi, paje 39. Abeli asobanukiwe n'amahame akomeye gucungurwa. Yibonye ko ari umunyabyaha kandi abona icyaha n'ingaruka yacyo ariyo rupfu bihagaze hagati y'ubugingo bwe n'umushyikirano we n'Imana. Yazanye umwana w'intama wo kwica igifite ubugingo ho kuba igitambo kugira ngo yerekane icyo amategeko yishwe asaba.
binyuze mu kuvusha amaraso yatumbiriye igitambo cyajyaga kuzaza aricyo Kristo wapfire ku musaraba w'i Karuvari, kandi yiringira ibyo icyo gitambo cyajyaga gukora. Yahamirijwe ko ari umukiranutsi kandi ko ari igitambo cye cyemewe. Biri mu Makwambere n'Abahanuzi paje yaho ya 40. Muri buri turo ryose dutura Imana, dukwiriye kwemera ko turo rikuru ari we wenyine ushobora gutuma umurimo wacu wemerwa n'Imana. Igihe Abeli yaturaga uburiza bw'umukumbi, yashimye Imana, ntiyayishimiye nk'uwamuhaye imigisha y'igihe gito gusa, ahubwo nk'uwatanze umukiza. Impano ya Abeli yari intoranywa cyane mu mpano yashoboraga gutanga, kuko ariyo Uwiteka yari yasabye. Ariko Kayini yazanye gusa ku mbuto zo mu butaka, nuko ituro rye ntiryemerwa n'Uwiteka. Ntiryagaragazaga kwizera muri Kristo. Amaturo yacu yose akwiriye gusesa amaraso y'impongano. Nk'abaguzwe umutungo w'umwana w'Imana, dukwiriye kwegurira Uwiteka imibereho yacu bwite. Biri mu rwibutso rw'integuza kwa 24 Ugushyingo mu 1896. Umuntu wacumuye kubera icyaha cye ntiyashoboraga guhagarara imbere y'Imana mu masengesho, kuko gucumura amategeko y'Imana kwe kwashyizeho urusika rutandukanye Imana yera n'umunyabyaha. Ariko inama yateguye ko igihano cy'urupfu kigomba gushyirwa ku mwishingizi. Mu nama yo gucungurwa, amaraso akwiriye kuvushwa, kuko urupfu rukwiriye kuza ari ingaruka y'icyaha cy'umuntu. Amatungo yatambwagaho ibitambo yashushanyaga Kristo. Mu itungo ryishwe, umuntu yagombaga kubonamo ugusohora kw'ijambo ry'Imana ngo no gupfa muzapfa. Biri mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume yaho ya mbere, paje 1086. Itangije icyaha cya 4 ku murongo wa 5. Maze Uwiteka ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Ariko Kayini atitaye ku itegeko no ku mabwiriza Imana yari yabahaye, yazanye gusa ituro ry'amatunda. Ntacyo ijuru ryavuze cyerekana ko icyo gitambo cyemewe. Abeli yingingiye umuvandimwe we kujya imbere y'Imana ajyanye ibyategetswe. Nyamara ukwinangira kwatumye arushaho gushaka gukomeza gukora ibyo yishakiye, kuko ari we mukuru. Yumvise ko atagomba gukosorwa na murumuna we, bituma ahinyura inama ze. Biri mu Makwambere n'Abahanuzi paje 39. Kayini yaje imbere y'Imana yivovota kandi yuzuye ubuhemu mu mutima we ku bijyanye n'igitambo cyasezeranijwe ndetse n'umumaro w'ituro nk'igitambo. Impano ye ntiyerekanaga kwicuza ibyaha. Kayini yari afite amahirwe yo kwiga no kwemera uko kuri nk'uko Abeli yabigenje. Ntabwo yazize ubusa. Ntabwo umuvandimwe umwe yari yaratoranyirijwe kwemerwa n'Imana ngo undi imwange. Abeli yahisemo kwizera no kumvira, Kayini we ahitamo kutizera no kwigomeka. Aha niho ikibazo cyari gishingiye. Makwambere n'Abahanuzi paje ya 40. Igihe Kayini yabonaga ko ituro rye ritashimwe, yarakariye Imana na Abeli kuko itemeye ituro umuntu yari yasimbuje iry'Imana yari yategetse, kandi arakazwa n'uko mwene se yahisemo kumvira Imana aho gufatanya nawe kuyigomera. Biri mu Makwambere n'Abahanuzi paje ya 41. Tangije icyaha cya 4 ku murongo wa 6. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Ititaye ku kwanga amategeko yayo, Imana ntiyazinutswe Kayini, ahubwo yicishije bugufi maze igerageza gusobanurira uwo muntu ibyo yari akwiye gukora, kuko yari yerekanye ibitekerezo bidahwitse. Biri mu Makwambere n'Abahanuzi paje 41. Uwiteka yitegereje uburakari bwa Kayini, yabonye ukugaragaza umubabaro ko mu maso he. Ibi bihishura uburyo Uwiteka yita ku kantu kose, ibyo twitaho cyane n'imigambi yose, ndetse n'uburyo mu maso hacu hagaragara. Kubw'ibyo, nubwo umuntu ashobora kutagira icyo avuga, ashobora kugaragaza ko yanze gukora ibihuje n'inzira n'ubushake by'Imana. Ushobora kubazwa iki kibazo n'Uwiteka igihe udashobora gukurikiza ibitekerezo by'umutima wawe w'icyigomeke, maze ukabuzwa gukora ibyo ushaka bitejejwe kandi byo gukiranirwa. Ni iki kikurakaje kandi iki gitumye ugaragaza umubabaro?
Iyo myitwarire igaragaza ko abantu barakazwa n'uko badashobora gutsinda uburiganya bwa Satani n'ubucakura bwe, kandi bashobora kugaragaza umwuka nk'uwa Kayini gusa. Turi mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje y'1086. Marayika yoherejwe kumuburira muri aya magambo ari mu Itangira icyaha cya 4 ku murongo wa 7 agira ati: nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Imana yohereje umumarayika kuri Kayini kugira ngo amwurure, amufashe kureka ibitekerezo bibi yari yagize. Marayika yabajije Kayini impamvu y'uburakari bwe. Icyakora amubwira ko naramuka akoze neza agakurikiza amabwiriza Imana yabahaye, Imana izamwemera kandi ituro rye rizakirwa. Ariko naramuka byanze akirengagiza uburyo Imana yashyizeho, maze akiringira we ubwe, ntabwo Imana izemera ituro rye. Kandi marayika yabwiye Kayini ko nta kubogama Imana igira cyangwa ngo ibere Abeli, ahubwo ko ari kubw'icyaha cye no kutumvira itegeko ry'Imana, akaba ariyo mpamvu ituro rye ritemewe, ko ahubwo naramuka yemeye kumvira Imana, murumuna we azamwumvira, akaba ari we uba umuyobozi kuko ari we wari mukuru. Ariko nubwo yabwiwe iby'Imana isaba, Kayini ntabwo yihannye, ahubwo mu cyimbo cyo kwihana yakomeje kwinangira, avuga ko Imana irobanura ku butoni, maze yuzurwa n'ishyari kandi arushaho kurakarira Abeli murumuna we cyane. Biri mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi, volume ya mbere, paje ya 55. Guhitamo kwa Rukwe. Iyo yiringira ibyo yajyaga kubonera mu Mukiza wasezeranywe kandi akitondera iby'Imana ishaka, yari kwakirwa n'Imana kandi akanezezwa n'imigisha imuha. Ariko akomeje kutizera no kwica amategeko, ntiyaba agifite impamvu yo kwivovota kuko Imana yamuretse. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje ya 41. Kayini yararigishijwe na se inzira y'ukuri nka murumuna we. Adamu yari ategetse kwigisha urubyaro rwe kubaha Uwiteka kandi akababera urugero rwo kumvira, maze agahora abigisha ko ituro ry'igitambo ryashushanyaga umukiza uzaza. Mu kanwa k'Adamu hahoraga hasohoka amagambo y'iby'Imana amwishuriye ngo abyigishe urubyaro rwe bibe uruhererekane uko ibisekuru bikurikirana. Biri mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi, volume ya mbere, paje 59. Itangira icyaha cya 4 ku murongo wa 8. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Ariko aho kwemera icyaha cye, Kayini akomeza kwivovota avuga ko Imana irobanura ku butoni, kandi akomeza kugirira Abeli ishyari no kumwanga. Yacyashye murumuna we arakaye cyane, kandi agerageza kumushinja ko afite akagambane mu kibazo cye n'Imana. Abeli yicishije bugufi, nyamara kandi akomeje, yerekanye ko Imana itabera kandi ko igira ineza nyinshi. Yeretse Kayini ifuti rye kandi agerageza kumwumvisha ko icyaha ari we cyakomotseho. Yerekanye ko Imana igira impuhwe kuba itararimbuye ababyeyi babo, kandi akagombye kuba yarabahanishije urupfu rw'ako kanya. Uboneka mu gitabo cyitwa Inkuru yo Gucungurwa, paje 53. Abeli amweretse ko Imana yabakunze, kandi ko iyo bitaba ibyo ntiyari gutanga umwana wayo utarangwaho icyaha kandi wera, kugira ngo aze gushyirwaho igihano cyari kibagenewe. Nyamara ibi byose byatumye Kayini arushaho kurakara. Ubwenge n'umutimanama byamubwiraga ko Abeli ari mukuri, ariko yarakajwe n'uko wamugiriye inama batumvikanye, kandi ko atagiriwe impuhwe mu bwigomeke bwe. Nuko mu mujinya w'umuranduranzuzi, Kayini asogota mwene se. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje ya 41. Ntihabaye gushyira hamwe hagati y'abavandimwe babiri. Amakimbirane niyo yakurikiyeho. Abeli ntiyari gushobora guhuza na Kayini adacumuye amategeko y'Imana ngo ayasuzugure. Biri mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje y'1086. Satani ni umubyeyi w'abatizera, abitotomba n'abagome. Yujuje Kayini ugushidikanya n'uburakari, maze arwanya Imana na murumuna we utarangwaho ikibi, kubera ko igitambo cye kitemewe, naho
icyaberi kikemerwa, kandi kubw'uburakari bukaze yishe murumuna we. Biri mu rwibutso rw'integuza ku wa 3 Werurwe mu 1874. Mu itangira cya 4 ku murongo wa 9 haragira hati: Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Icyaha cyari cyagejeje Kayini kure cyane ku buryo atumvaga agishaka kubona Imana hafi ye, kubona ubukomera n'ubuhanga by'Imana. Noneho ahitamo kubeshya kugira ngo ahishe icyaha cye. Biri mu Kwambere n'Abahanuzi paje ya 42. Ubwo Imana yamenyeshaga Kayini ko izi icyaha yakoze, Umuremyi yashakaga kumumenyesha ko azi buri gikorwa cye cyose ndetse n'ibyo atekereza mu mutima we. Biri mu gitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa paje ya 54. Nyamara Imana nta kihishwa, kuko nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, kuko byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Abaheburayo cyaho cya 4 ku murongo wa 13. Itangira cyaho cya 4 ku murongo wa 10 haragira hati: Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Imana yari yarahaye Kayini igihe gihagije cyo kwihana icyaha cye. Yari yaragize igihe cyo gutekereza. Yari azi uko icyaha yakoze gikomeye n'ibinyoma yavuze kugira ngo agihishe, ariko yari akinangiye kandi n'igihano n'icyari kigihinduwe. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 42. Nuko ijwi ry'Imana rivuga amagambo ateye ubwoba rigira riti mu Itangiriro 4:11-12: Noneho urukivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umweru wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Ubwa mbere ubutaka bwaravumwe nyuma yo kugwa kw'ababyeyi bacu ba mbere, ariko ubu umuvumo wikubye inshuro ebyiri ku bwa Kayini. Biri mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi volume ya 2 paje ya 57. Umuremyi w'umunyambabazi yakomeje kurinda ubugingo bwa Kayini, atitaye ko icyaha cye cyari guhanishwa urupfu, amwongerera igihe cyo kwihana. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 42. Naho ku murongo wa 13 na 14 haragira hati: Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpannye kiruta icyo nakwihanganira. Dore inyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa. Nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Ariko Kayini yakomeje kwinangira umutima, kugomera ubutegetsi bw'Imana no kuba ku ruhembe rw'abantu babaye akahebwe. Uwo muhakanyi wari yowe na Satani yahindutse umushukanyi ku bandi bantu, kandi kuba yarabaye urugero bakurikiza byatumye imbaraga ye by'umwuka ihenebera kugeza ubwo isi yangirika kandi kuzuramo urugomo rutuma igomba kurimburwa. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 42. Itangira cyaho cya 4 ku murongo wa 15. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uzica Kayini azabihorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Mu kurinda ubugingo bw'umwicanyi wa mbere, Imana yerekaniye imbere y'ijuru n'isi icyigisho cy'uko hariho intambara ikomeye. Amateka y'umwijima ya Kayini n'urubyaro rwe yabaye urugero rwerekana ko byajyaga kumera iyo umunyabyaha yemererwa kubaho mu cyaha by'iteka ryose agakomeza kugomera Imana. Kwihangana kw'Imana kwatumye ahubwo abagome barushaho kwinangira no kugoma bikabije. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 42. Imana yahaye umuntu wese umurimo wayo, kandi hagira umuntu uva mu murimo Imana yamuhaye agakora umurimo wa Satani, agatsemba umubiri cyangwa akayobora abandi mu cyaha, umurimo w'uwo muntu uravumwe, kandi ikimenyetso cya Kayini kimuriho. Amaraso y'uwo yishe atakira Imana nk'amaraso ya Abeli. Biri mu rwibutso rw'integuza ku wa 6 Werurwe mu 1894. Mu gusoza,
Tugiye kurebera hamwe amagambo ari mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje y'1087. Haragira hati: umuntu uwo ari we wese, yaba umugabura cyangwa umurayiki, ushaka guhatira cyangwa kugenga ubwenge bushyira mu gaciro bw'undi muntu, ahinduka umukozi wa Satani wo kumukorera umurimo, kandi mu maso y'abatuye ijuru agaragara nk'ufite ikimenyetso cya Kayini. Imana itubashishe gukomerera mu ijambo ryayo, kandi Imana iturinde kugibwa n'ikimenyetso cya Kayini, ahubwo tube abumvira nka Abeli, dukomeze guhanga amaso Umukiza, ari we gitambo rukumbi gishobora kudukuraho ibyaha byacu. Imana idushoboze mu izina rya Yesu, amen. abahanga b'isi ntabwo batagerageje, bashakishe sinzi uwo mubisha rupfu. Bagiye mu kwezi, bagiye mu zuba, n'izindi nyenyeri ndetse no mu nda y'isi, ariko bagenzi rupfu hose agerayo. Abacura inkumbi n'ubu barashobewe, ariko muhumure twe twamenye ibanga yuko hariho uwatsinze urupfu burundu. Uwo rwamugerereje rwitwa Satani, ku munsi wa gatatu aba ararutsinze. Yasukanye ubutwari Yesu umwami w'abami, umwizera wese azahora iteka. Abahanga b'isi ntabwo batagerageje, bashakisha intsinzi y'uwo mubisha rupfu. Bagiye mu kwezi, bagiye mu zuba, n'izindi nyenyeri ndetse no mu nda y'isi, ariko bagenzi rupfu hose agerayo. Abacura inkumbi n'ubu barashobewe, ariko muhumure twe twamenye ibanga yuko hariho uwatsinze urupfu burundu. Uwo rwamugerereje rwitwa Satani, ku munsi wa gatatu aba ararutsinze. Yasukanye ubutwari Yesu umwami w'abami, umwizera wese azahora iteka. Yasukanye ubutwari Yesu umwami w'abami, umwizera wese azahora iteka. Yasukanye ubutwari Yesu umwami w'abami, umwizera wese azahora iteka. Nimutyo dusenge. Data wera, Imana igira neza kandi Imana idukunda, urakoze cyane uburyo wabanye natwe muri kano kanya. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe byakomeje kutuyobora mu ijambo ryawe, none utubashije gukora ibishimwa nawe. Uturinde kuba ibyigomeke n'akahebwe nk'uko Kayini byamugendekeye, ahubwo uduhe kumvira ijambo ryawe no gukurikiza ibyo usaba nk'uko Abeli yabigenje. Utubashije kuba mu ruhande rw'abakumvira n'abagukunda, ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen.